hari abahitamo kubika amafaranga yabo muri banki, abandi bagahitamo kuyabika mu mufuka. Njye nakuzaniye ahantu heza wabika amafaranga kandi ukizera ko amafaranga yawe azunguka kandi akaba menshi cyane. Kongeye kuba ikaze kuri GIHEREREYE Estate, ni ya company yanyu, ni ya company y'abanyarwanda ibafasha kugura cyangwa kugurisha amazu cyangwa ibibanza ku mafaranga mutasanga ahandi. Ahantu rero muri kumbona ni mu muhanda, kubona ko munsi yanjye hari amazu kandi meza cyane, no hirya yanjye hari andi mazu kandi na ahantu heza cyane nkuko muri kubibona. Hano rero mbazanye kubereka site irimo ibibanza byiza cyane, ni site nini cyane irimo ibibanza 8 kandi ku mafaranga mutasanga ahandi. Tekereza ko site ifite metero kare 5,000, noneho ikibanza kimwe kigiye gifite metero kare 500. Uri kumva ko ari ikibanza kinini kandi kiri n'ahantu hanini hagutse, washyira ibintu byinshi. Hano rero barimo kubaka vuba. Ahantu mu ndeba ni mu karere ka Huye, mu murenge wa Huye, mu kagari ka Rukira, mu mudugudu wa Gahenerezo. N'ahantu heza rero, n'ahantu heza harimo kuza ibikorwa remezo byinshi kandi vuba. Ngwino ndaguhamagaye ujye kureba site nziza irimo ibibanza 8 kandi nziza cyane. Washyira ibintu byinshi, wahubaka inzu yawe, washyira ibintu byinshi. Site bari nini, wanahashyira ikigo cy'amashuri, wahashyira ivuriro, washyira ibintu byinshi. Ndabizi neza nuyibona nawe leta wumva ibintu wahashyira. Karibu, ngwino tugende. Hari abahitamo kubika amafaranga yabo muri banki, abandi bagahitamo kuyabika mu mufuka. Njye nakuzaniye ahantu heza wabika amafaranga kandi ukizera ko amafaranga yawe azunguka kandi akaba menshi cyane. Ahantu rero ndi ni mu karere ka Huye, mu murenge wa Huye. Ahantu magaze ni muri site nziza cyane nini irimo ibibanza 8 kandi binini. Rero muri kumva ko hano hantu ni ahantu hanini cyane kandi heza. Icyambere ni Kumuhanda, imbere yanjye hari umuhanda, ruguru yanjye naho hari uwundi. Hano hantu mu by'ukuri hakora ku mihanda ibiri. Ruguru yanjye hakora ku muhanda, no hepfo hari umuhanda, unakomeje hepfo hari undi muhanda. Rero hano rero mumbona nabazanye kubereka site irimo ibibanza 8 kandi ku mafaranga meza mutasanga ahandi. Nababwiye ngo GIHEREREYE Estate, nkuko nabibabwiye, ni company yanyu, ni company y'abanyarwanda, ni company yacu idufasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza cyangwa amazu ku mafaranga make cyane mutasanga ahandi. Rero nabazanye muri site nziza cyane ifite metero kare 5,000. Mu by'ukuri kumva ko ari nini cyane. Ino site rero ifite ibibanza 8. Uri kumva rero ko ni ahantu hanini cyane, ni ahantu heza. Mu by'ukuri nawe ndabizi neza ko uri kuhabona, uri kuhakunda. Hano rero ushobora kuhagura hose, ukagura ino site yose cyangwa ukagura ikibanza kimwe bitewe n'ubushobozi bwawe. Byose karibu, ngwino tuvugane, ndabizi neza ko biri buze kuba neza. Ikindi cyiza cy'ahantu rero, hano hari amazi, hari umuriro, haratuwe, hari amazu mashyashya ari kuhaza. Ngwino uhashyira inzu yawe, ngwino uhubake. Hano hajya ishuri, hajya ivuriro, hajya ibintu byinshi, wahaba, wahashyira business kandi nawe wahaguruka hasubiza. Ndabizi neza hano ni hanini. Tekereza ko ikibanza kimwe hano kiri kugura 4 miliyoni, kandi ntago ari 4 miliyoni tugumaho, turaganira. Ndabizi neza ko nuza turaza kumvikana. Noneho tekereza uguze ikibanza kimwe ukakigura 4 miliyoni, ukakigabanyamo kabiri, kimwe ukakigurisha 3 miliyoni, n'ikindi ukakigurisha 3 miliyoni. Uri kumva ko wahita wunguka miliyoni yose kandi ntago wabuhenzwe. Njye narabwiye ngo nziza mbazanira nk'ahantu nk'ahangaha mujye muba muzi ko ari heza kandi ari hanini. Ikintu cyose wahakorera hakunguka kandi hakuzana umusaruro. Ikiza cy'ahantu rero ni ku muhanda, hari umuhanda umanuka, hari n'undi utambika. Hano ni heza, ikintu cyose uzakigura hano hari umuhanda. Mu by'ukuri ibintu bizarimo nange. Ikindi kiza rero, hari umuriro, hari amazi, haratuwe, hari amashuri, hari ivuriro, hari ibintu byinshi kandi byiza. Ikindi kandi mwabyumvishije, ntago amafaranga ari menshi, ndabizi kuri buze kubikunda, ndabizi ko hano hantu uri buze kuhakunda. Nkuko nakubwiye rero, hano ni hanini cyane. Ninkomeze nkamanuka murakubona ko hano ngeze muri ya site yacu mu kindi kibanza. Iki ni ikindi kibanza kinini cyiza kandi cyane. Hano naho wahashyira ibintu byinshi maze kukubwira. Wahashyiramo ishuri ry'abana, wahashyira inzu yawe, wahaguruka hagurisha.
mu by'ukuri ni ahantu heza cyane. Ndabizi neza ko warangije kubona already ikintu cyahajya, ahantu hari amazi, ahantu hari umuriro, ahantu hari abaturanyi, ahantu hari ibikorwa remezo byinshi. Ndabizi neza ko nawe witureba ukavuga ngo hano hantu mashyize kino kintu cyakunguka kandi bikaba neza. Menshi hitamo neza, uze wibikira amafaranga yawe hano hantu heza gutya, ahantu heza. Ndabizi neza ko azunguka kandi mu gihe gitoya. Uri kwibaza ngese ukunze no site iri mu karere ka Huye, mu murenge wa Huye, wayibona gute? Uraduhamagara ni 0788 30 94 38. Subiza inyuma wumve neza izo nimero, uduhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp, turagufasha. Dukoresha ama platform menshi, dukoresha Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, hose urahatubona. Genda udusure, genda urebe ibikorwa byacu bindi, kandi ndabizi neza kuri buze kubikunda. Genda kuri YouTube wandikemo Real Estate, urahita utubona. Urebe udusure, nudakunda ahangaha ndi mu karere ka Huye, hari yemba ndi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi. Ndabizi neza ko harimo hamwe uri buze gukunda kandi biraza kugenda neza. Karibu rero, genda wandikemo Real Estate muri YouTube yawe, urahita utubona. Udusure urebe n'ahandi hantu henshi hacu, kandi ndabizi neza kuri buze kubikunda. Karibu, turabategereje. Bye.